mahirwe ugarutse ku kantu kavuga ko M23 ishaka kuba yatezwe umutego. Hari aho nabonye bari kuvuga yuko FRDC yaba yari bizi neza yuko M23 iri bwinjire muri Goma kandi ko bari buze kuyireka ikinjira. Yemwe hari n'umupolisi mukuru vice guverneri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hano Kivu uri arungirije nkuba no umupolisi. Yego yari yavuze yuko M23 nifata Goma ubwo izaba yicukuriye imva aho ngaho igoma. Byaba bihura n'uwo mutego uri kuvuga koko uwo mutego washibukanye M23 cyangwa n'ubundi M23 yaje yiteguye? Ntakiro twatuzi yuko M23 ibasha kuba ihura n'intambara nk'iriya. Tuzi ko biziramo hariya n'ubundi bisa nkaho byarangiye nk'uko 2013 byagenze. Ubundi naho M23 yagiye ifata ukurikiye imijyi yagiye ifata yose. Ubundi irabanza igafata ahantu hari strategique cyangwa ahantu twavuga hayifasha kwikingira se cyangwa guhangana no bahanganye. Noneho yabara kubafata ikinjira mu mujyi mu buryo buri très facile nk'uko byagenze za Sake yinjiye muri Masisi centre naho nta mirwano nk'iyabaye twabonye Goma yabaye nk'iriya yinjira za Shasha yakobizaga ngo icyo za Ngungu za Nyanzare za Kanyabayonga nuko yagendaga yinjira isa ngaho yabanje kugenda yifatira ibice ikinjira donc isa ngaho yamaze guharura inzira kandi rero byo twari twiteze ko bishobora kubiguma nayo nekeza ko ari byo yarizi kandi na muri twishobora kuba n'ubundi ari byo ngibyo uko baravuganaga cyane ngira ngo yanabwiye ko yarafashe kugenda abari kurambikira intwaro hasi ariko noneho ibyo ngibyo apari ibyo ngibyo twabonye bitandukanye n'ibyo barwanira mu mujyi kuri bw'abasivile ku manwa yangu buriya ni ibintu bidasanzwe n'intambara muri Khartoum intambara mbi cyane ku buryo abapfiremo hariya n'ibyangiritsemo hariya shobora kuba bifite ikigero biri hejuru kugeza aho ngubu tutabasha kugenzura ngo tumenye. Reka noneho twiyizire ku mutekano uri mu Rwanda. Abantu ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga bamwe bari kuvuga bati Igisenyi abantu bari ku transportiza i Kigali cyangwa se mu bice byo nyine biva Igisenyi biza muri yabe Musanze cyangwa se i Kigali. Koko hari umwuka w'ubwoba biri gutuma abanyagisenyi bahunga. Urahari rwose none tuyenera ku byo umuvugizi wa RDF yatangaje ngamaze gupfa abantu 530 nabange barakomereka irani mari yatangaje mu masaha akiri kare kugeza ko mbare wiyongereye n'abantu bira intambara ibintu byabereye hano Rubavu biteye kuba umuntu yashobora kuba yahunga aravugaga bati bwabwoba bumva abagabo bavuga muri bwabwoba bw'abagore bw'abana ariko ntabwo ari byo kuko nubwo mu Rwanda igisirikare cy'u Rwanda polisi y'u Rwanda rwose bari kugerageza kuba barindira umutekano abanyarwanda bari hano bakabikora mu buryo twavuga ari professionnel ariko noneho n'abaturage n'abanyaho ntabwo bumva n'abari muri etage cyangwa bari gufana Tour du Rwanda twari kuri Petite tukabona abantu bahagaze kuri Petite mu etage bari kuri urugamba ruri gukora ku kibuga cy'indege kandi abaturage gusa n'abanyamakuru bakamanika kamera. Hari umunyamakuru ushobora kuzahamagara mukamubaza se kwaduhaga amakuru urihe ugasanga uramubuze ko urusasu uri gukubita nawe agatungaho kamera kandi ubwigoma bari gufata kamera bakajumera bakabagira kamera n'igisasu ni ibintu biri kuba ubwo rero ugasaga biri guhitana abantu benshi harimo uburangare bw'abaturage babigizemo uruhare harimo abatabigizemo uruhare kandi noneho briefing hari igomba twabigarutseho nuko mu gihe 23 izaba isatiye Goma bagomba kuba nabo bataka u Rwanda barasa mu Rwanda ibyo batangiye no kubikora bombe barashe mu Rwanda ejo ni nyinshi uko barashe nyinshi nuko mu Rwanda hari iyi system yo kushwanyaguza bombe mu kirere naho ushobora kwibaza iyi tekinoloji RDF itari ifite icyari kuba hari kuba umubare mwinshi ndakubyiza uko abaturage bapfuye ariko izo bombe nyinshi zazindi cyane zikomeye zabashe gushwanyagurikira mu kirere ibyo ngibyo byafashije cyane kuba umubare w'abaturage bahitanywe n'intambara utiyongera
nicyo ngicyo twavuga nawundi abagendaga n'ubuyobozi hano baragenda bushishikariza abaturage begere cyane cyane muri ski zone nabo ubwo bakabashishikariza guhunga bababwira ati muva aho ngaho muhunge nubwo mutajya i Kigali yego kuko bose ntabwo bapfa kubona n'imodoka zibajyamo i Kigali direct guhunga byoroshye bite none ari ibibazo byinshi. ميلكي وتشوكي كل واحد منهم مميز بطريقته الخاصة ولا يكتمل أحدهم بدون الآخر. كيندر ماكسي مزيج فريد من الحليب والشوكولاتة ببساطة معهم أحلى. صار على اسلم كانت قاطع لا حول ولا قوة إلا بالله. حصلنا على طول قدام حوافي عدت سليمة يا الدين في نص القاطع. بس وش اللي حدك على ذا كله أنت؟ ايوه على طول تلقاني على طول جنبك هناك. وش هالمصيبة اللي أنت فيها؟ بس متقروش مع راعي السطح. لا السطحة مو مصيبة، تعاونية تجيب لك سطحة. المصيبة بتحديدك. في أحد يحدد من وراه؟ تأمين التعاونية شامل يجيب لك سطحة، يطلب لك سيارة، يصلح السيارة ويجيبها لين عندك، وتقدر تتبع العملية كاملة. مع التعاونية مشاكل الطريق صارت أهون مشاكلك. iyo gare iracyakora abo bamotari cyangwa izo taxi voiture uvuga zo ziparitse hehe wazisanga nubwo zihenze yazisanga he? Hari taxi voiture zirakora bwareruka ko ayumeye bazanye ya Kabungo yego igutwara abantu benshi bari guhungara aho ngaho bari kuva muri Kongo abasivili ari naho ngaho bari kuvana Rubavu rwose bari kuzamuka umara abantu benshi ubundi zirahari yego abari kuzi Kigali abari kuza hano bakogumana ariko ushaka kumanuka bajya Bukavu bagize Rusizi izo ninza ziri gukoreshwa cyane n'ubundi ariko bumvikana umubare uko ari munini hakabura abatabasha kuba babonera igihe uburyo bagenda ariko wenda hari muri iki gitondo nubwo twatubyutse twumva biturane ubwara bakomereza ko n'ubundi ko amasaha akomeza kwiyongera bigendanye na situation biri hakurya. Umwe muri yo rero noneho imibereho kushaka kugira icyo ugura kugira ngo wakifashisha urakigura haraboneka amaduka arakinguye bimeze bite? Yego harimo abafunze yego ariko harimo n'abagifunguye nibyo harimo abafunze bagifite ubwo bwoba cyane cyane n'ubwo batakize kandi baro n'umuriro basa no kubura umuriro n'ubuze no bihumira ku mirari yego utangiye kwira cyakora byageze ngo uragaruka ariko nyine hari n'abafunze ariko hari n'abagifunguye ku buryo kujya guha kuri boutique ntabwo bose bafunze yego ariko hari amaboutique menshi muri uyu mujyi wa Rubavu hari insigo bose n'umujyi wa Rubavu utekereza n'isoko rya Rubavu ejo narivuzeho isoko rya Gisenyi yego nanyuze ku bari barifunze yego ubwo rero biteye kwibaza ubwo nibikomeza gutya bishobora gutera none n'iyongera y'ibiciro mu masaha ari imbere yego ubwo nanone biraturuka nayo intambara cyakora nyine nk'uko yarumbajije hari abagifunze ariko hari n'abagifunguye ku buryo hari ibyo uri kubasha kubona ukaba wabigura ubuzima bugakomeza. Dusubiye gato ku ngingo y'umutekano umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Afande Rwivanga ku munsi w'ejo yavugaga nyine ko abantu bagera kuri 5 bahasize ubuzima. Abo ni abantu bashobora kuba bari barangaye batari nko mu mazu cyangwa n'ubundi bisasu byageraga mu mazu y'abantu. Ibisasu byageraga mu mazu y'abantu ushobora kuba uryamye aramushitanyije kandi kumwe turi kubwambira ati nari ndyamye ndikwibeye kuri chat bon isasu ringuye kunda aripfa mu inzo n'ugakunda. Yego cyakora ryamuguyeho risa n'aho ryahoze ryamwangiriza ariko arari kugira amazu y'abantu abari gukoresha imbunda n'izoroheje. Yego ubwo rero hari abashobora gusanga muri quartier bari mu muhanda batembera rikamukubita hari rya gusanga uri mu nzu rikagukubira batege kumpura rikagukubita kuko igoma hari ubwoko bw'ibisasu bitandukanye. Yego ubwo rero hari n'ibigera mu birometero byinshi ubwo rero birumvikana bishobora kugusanga ahantu hatandukanye uri mu nzu cyangwa se uri muri quartier uri mu muhanda utembera uri mu modoka se izo byose birashoboka. Nkawe se nk'umunyamakuru ugendeye kuri ubwo bwirinzi bw'u Rwanda wabonye ahantu bushinze ubona buranga niki umuntu umubwira wamugara ko wenda ari imodoka ni igiki gihari kirimo gutangira ibyo bisasu ku buryo utwumva yavuga ati wenda n'imodoka ihagaze ni ikintu kimeze gutya runaka? Biragoye kumenya ibibwiriza se cyangwa strategie z'u Rwanda za RDF n'igisirikare gusa birahari. Yego birahari zakubwira ngo berereye ahangaha icyo ngicyo turi kubona n'abaturage nuko turi kubona mu kirere n'ubundi bishwanyagurikiye mu kirere ukabona umwotsi. Yego ibyo turi kubibona ibyo ari byo nakubwira kandi
mu by'ukuri ukabona biri ahantu hatandukanye ariko bakaba babizibira. cyafashije cyane iyo kitaza kuba gihari byari ibyago byinshi cyane. naho buryo birahari, hari ukuba n'ingabo z'u Rwanda ziri ku mipaka, hari n'imbunda usibye n'ibyo byo kuzibira izo misile, hari n'ibindi twabonye bigendanye n'ibikoresho bya gisirikare byerezaga hafi bigendanye network bigenda banza wongera utungane mu gace bya gisirikare kugira ngo bashe kuzibira ibiri kubera hakurya mu gihe byakomeza kugera mu Rwanda. Ubundi siko twabonye FARDC abagera ku 20 bamaze kwambuka baza mu Rwanda, bamanitse amaboko bishyikiriza inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ntabwo byabivuze ko n'ubundi hakurya FARDC yaba ishobora kuba atarimo kurwana, hakaba wenda haba harimo kurwana undi abandi barimo kurasa mu Rwanda. Wenda urugero twavuga FARDC, dushobora kuvuga SMDS ko nayo iriyo. Wowe mu mboni zawe urumva ari nde waba urimo kurasa mu Rwanda mu gihe turimo kubona FARDC yahungiye mu Rwanda? Kurasa direct mu Rwanda ntabwo abungabo bwose, ubundi arabasima batandukanye, kubatandukanye bigorana. Abazarendo FARDC kumenya precisoma y'abazarendo iri FARDC cyakora ari igihe utandukanye na FDR, ari ukuntu abanyarwanda tujya tumenya kwidistinga, ariko bose Rwanda FDR irimo hariya, kandi FDR iri mu mutwe udafite ahunge. Badafite n'icyomba kurwana n'abiyahuzi. Abo ngabo ni bamwe mu bantu bari gukomeza intambara mu mujyi wa Goma. Samidiyarase nayo baracyarimo, nabo barimo bari gushinjwa ko barimo izisirita ingabo za South Africa. Abitarakurya koalisiyo ya FARDC bose bafite mu mitwe ko intambara ishobora n'u Rwanda. Ubwo rero numvikana kurasa mu Rwanda bari kuba bishingiye kuri icyo ngicyo, bakarasa mu Rwanda bavuga bati ni mwebwe ubundi duhanganye namwe, reka namwe rimwe na rimwe tugize mutubase. Nta makuru barimo n'ubundi sadeke biracyarimo hariya cyakora minisiko twabonye ko biri kugifasha abari kubasha kwiripotinga cyangwa se bari gushyira intwaro hasi. Ku ruhe ruhande? Ariko ku ruhande rwo kuvuga ngo abo barwanaga bari gushaka kumanika amaboko, kandi harimo ingabo za Tanzania nazo zirimo zazanye ibikoresho, nazo zigihari, nazo ziracyarwana hariya muri mu mujyi wa Goma. None kuri Tanzania nazo ziri gufasha cyane koalisiyo ya FARDC. Harimo abantu benshi birunzemo, harimo abarwanyi benshi, abo 120 bivuze ni bake cyane. Aba bahungiye mu Rwanda twavuga yuko hashobora kuba harimo n'abasamDRC cyangwa abandi nka Monisco. Abo ngabo baje mu butumwa bafite uburyo bahunga, ntabwo bari guhunga ngo baze mu buryo bari bajemo. Barimo barahunga agire nk'abakozi baje hariya muri kugarura amahoro. Baje rero berekanye baje bambaye imyenda ya gisirikare, nabo nyine higanjemo FARDC, wazarendo. Sinzi niba harimo FDR irimo, ariko byo biragoranye. Ahubwo ni FARDC, wazarendo. Yego ntekereza ko harimo abarundi, kuko n'abarundi nabo baracyari hariya, cyangwa se FDR. Ubwo ntekereza ko ari FARDC na wazarendo baje mwabonye baje bambaye imyenda ya gisirikare. Nta makuru y'abarundi wamenya wenda niba bakiri muri Goma, bahunze Goma se cyangwa bahungiye no mu Rwanda? Ubundi barakirunze, barakivanze, harimo abarundi kuko yasheni yabo baracyarimo hariya. Cyakora minisiko ishobora kuba yisakirwana, ariko abo bandi bose baturukanye uruguru barwana n'ubundi bagiye M23 benshi yagiye basubiza inyuma baza birunda hariya, harimo n'ingabo zinda Kisekedi zimwe zijyanye na Sirike ku kibuga cy'indege. Baravuga yuko bamaze gufata radio ishami radio y'igihugu ya Kongo RTNC ishami rya Goma. Kuri ubu ngubu umuntu ari Gisenyi ashaka kuyumva birashoboka, ni bande barimo kuyivugiraho barayivugira ibiki? RTNC ntabwo njya kwicuranga. Yego. Ariko nanone bavuga ko yafashwe. Ubwo mbona ngiye kuryama mbona radio kapivuga ko FARDC yayisubije. Bajije abo kuri koalisiyo ya M23 basubiza bamirana nawe batiretswe tukifite. Yego. Bakubwira nabi. Natwe ubwo n'umunyamakuru ubwo ndacyari aho ngaho ndebe ese M23 yaba yayifashe ikaba itari yayivugira ngo igire kitangaza. Yego. Nacyo bikatwibazaho,
kuko ntekereza ko yayifashe nayo yakagombye kugira uburyo itanga mesaje ihamagarira abarwanyi bahanganye bashaka kuri uburyo babikoramo itanga ituze mu baturage. Ubwo rero na coalition ya FARDC nayo yifashe ntekereza ko nabyo gishobora kubikora. Ibyo ngibyo biracyari aho ngaho dusigaje kureba ariko uko intambara ikomeza kugenda imbere radio ni inkorora ubundi iyo ifite nyine uyivugira abantu bakakumva bigendanye n'ibyo urabuvuga ukamenya ngo ribande bayirimo. Ubu biragoranye kubona kebeza ngo ni coalition yo kujya gatatu ifite RTC cyangwa ni coalition ya FARDC. Uyu munsi uravuga yuko biciye mu muyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga yuko umujyi wa Goma ingabo zabo zikiwurimo ndetse no ku kibuga cy'indege ngo hari ingabo zabo zigihari, bakanatangaza yuko ngo umusadiri mu nzira urimo kuza ku buryo ngo mu bihe biri imbere bashobora kuza kubisubiza. Ibi bintu babiha amahirwe angana iki bigendanye n'uko wegereye aho ngaho ushobora kuvuga uti ngendeye ku kuntu wenda ejo byari bimeze uyu munsi uko bimeze ntekereza ko byaba bimeze bityo? Umusaza uraza uranywa sinzi biragoranye wenda bari bashobora kugwana bakageza mu kubyira gatatu inyuma bakabona uburyo bayisubiza inyuma mu mujyi wa Goma. Ibyo byaragoranye ariko nkuko twabivuze amaruka M23 n'ikigoma yabanje gufata ibice byinshi, yabanje gufata Minova ujya muri Sud Kivu, igice cy'amazi iragifata, Sakira hafata ni ukuvuga ngo umusadu wagera mu mazi naho M23 irimo ariya Minova ibyambu byinshi ku buryo gusapurayinga abandi basirikare ndetse n'ibindi bikoresho bitakoroha. Ikibuga cy'indege kigoma ntabwo kikiri gukoreshwa, uturutse izo za Sake M23 yarafashe izo nzira za Rucuru hanyuma cyangwa se akaba umusaza waturuka mu Rwanda, mbona ko bitarashoboka. Ubwo rero ndabona ibyo nta mahirwe mbeza ntabwo tuzi neza ko amabari gutambara ikigana kwita turebe ko ari kwije. Rero amahirwe reka tugushimire. Namwe murakoze cyane. Yego. Merade Mahirwe ni umunyamakuru ukorera by'umwihariko mu burengerazuba bw'u Rwanda, kukinira hafi cyane ibibera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda.